buri munsi abantu barenga miliyari 3 bafungura Facebook. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ese koko ni wowe ukoresha Facebook cyangwa Facebook ni iri kugukoresha wowe? Hari ibintu byinshi batigeze bakubwira, gusa nyuma y'iyi video ntabwo uzongera kuyibona kimwe nk'uko wari usanzwe uyibona ukundi. Iyi ni Sibo James Tech and AI, aho tuvumbura ukuri kwihishe inyuma ya tekinoloji. Niba ushaka kumenya byinshi nk'ibi ngibi, kanda subscribe ubu ngubu. Facebook yatangiye mu mwaka wa 2004. Yashinzwe na Mark Zuckerberg, ngira ngo muramuzi, ni umukire. Icyo gihe yari umunyeshuri muri kaminuza ya Harvard. Icyo gihe rero intego ye yari yoroshye cyane, kuko yafite intego yo guhuza abanyeshuri bakajya bahurira hamwe, nyine bakaba bakwandikirana mu bigo bworoshye mu gihe bahana ubutumwa. Ariko mu gihe gito cyane yahise ihinduka platform ikoreshwa n'isi yose muri rusange. Uyu munsi ngira ngo murabizi, Facebook ni kimwe mu bintu bifite influence nini ku isi hose. Ntabwo ari kuvuga ngo ni hano mu Rwanda gusa cyangwa mu Burundi, ni ku isi hose irakoreshwa. Ariko ikibazo ni iki? Ese yageze hano gutya gute?